abanyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye na Kongo. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kuwa gatatu ku itariki 3 z'ukwa kane kwa 2024 n'umwanya w'isesengura makuru. Ndi kumwe na Rashidi. Rashidi, na amahoro? Na amahoro Karimijabo. Meze neza? Turashimira urugero. Imvura yagusiza amahoro? Ya. Ko batatangaje iby'imvura yarayangije cyangwa hari aho bibonye? Baba nahandi ndabibona. Hari igikuta cy'umuturanyi wanjye nawe byutse mbona cyaguye cy'urupangu, ariko hari n'abagabo numvise batatu bashobora kuba bapfuye. Hano mu Gakiriro ka Gisozi ngo bari basinze ari nka saa 7 z'ijoro bagiye muri wa muvu batatu rabatwara, bari barindwi. Ariko nta makuru nyine yigize ajya hanze, sinabwo n'urwego rwo gukomfira ngo baracyakusanya imibare. Iramvura ari nyinshi cyane nijoro. Nge natangiye kumva nka saa 7 n'indi minota ko ntuza yari yabivuze meteo twigeze tariki 10 abantu bitegure. Nge natangiye kumva nka saa 7 n'indi minota rwose bigeza saa 11 itarava ku muryango, uretse ko no ku manywa yaguye. No ku manywa yaguye. Ariko ku manywa yari nkeya. Ntabwo yari nyinshi, ntabwo yari nyinshi. Abantu rero muri iki gihe cy'imvura ubu ngubu batangira ayo masoko, ubu kwa kane kwaje kandi tukuremo. Kwaje imvura yako rwose yaje. Ya meteo yavuze ko kugeza tariki 10 izaba ari nyinshi. Izaba ari nyinshi cyane kuruta iyo abantu bari basanzwe babona muri uku kwezi. No kwitwararika. Ubushize wigeze kubabwira ngo muri telefoni mu laptop bajye bashyiramo izi gahunda zerekana uko ibihe biraba byifashe. Iteganyagihe. Ndabona iyi ngiyi iri kunyereka ngo ejo hazaba ari windi ubwo no umunsi uzarangwa n'umuyaga mwinshi. Urabimbwiye mpita ndeba hariya niba biri. Yawe ni sawa cyane. Rashida handi ariko ni sawa tu. Turashima. Tugiye kumeze neza? Saba. Okay. Tugiye kuganira mu 2023 umwaka urashize barushingwa ngerero. Ni abayobora utugari ubwo bahuriraga mu itorero ryabo babise barushingwa ngerero. Bahuye na Perezida wa Repubulika bamugezaho ibibazo bitandukanye birimo iby'abakozi bake, ariko baragaragaza ikibazo cy'umushahara bahembwa utandukanye n'uwa bagenzi babo mu mujyi. Bagaragaza ko hari igihe rwose ibintu bitamera neza kandi agashahara kari mu bintu bishobora kumotiva umukozi iyo kegeye hejuru. Na n'ubu rero baracyategereje. Umwaka urashize umukuru w'igihugu yari yababwiye ko bagiye kubishinga guverinoma, hakabaho kubisesengura no kureba uko byagenda. Ubwo turaza kubigarukamo turebe. Hanyuma turaza kugaruka ku gihugu cy'u Rwanda nanone cyasubije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uribuka ko Kongo yari yavuze ko rwose FDL rwitwaza u Rwanda ruzana mu kuyihungabanyiriza umutekano. Turaza no kugaruka kuri RIB. Hari abantu bavuga ko ari abavuzi gakondo bakavuga bati rwose twebwe nyatsi turazikoraho rikaka. Urushako ibyibwe turabigarura ibintu byose. Abagabo rero RIB yabafashe turaza tubigaruka. Hari harimo n'uwari ufite inzoka n'akanyamasyo bikiri bizima. Uyu wamwizera nawe. Takanyamasyo mu nzu.
turajya i Burundi. Umuyobozi muri minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu yasanzwe yapfuye. ni mani mwakira Ariko hari n'abandi bantu turi bunyarukireho nabonye muri Kirengo bitari byifashe neza, Rwamagana, Kayonza na Nyagatare. Urubyiruko kubera ikibazo rero cy'ubushomeri, abantu bamwe bari kubabwira bati mwihurize hamwe mu rubyiruko muze tubarangira akazi muze mitwaje matera n'ibikapu mutangire. ibintu byaherukaga kubaho muri convention center urabyibuka mu myaka harimo yashize n'abagitifu b'imirenge bari bitabiriye. nari nzi ko isomo ryabonetse ariko turacyafite ikibazo tutaza kubigarukaho. Turabigarukaho ngira ngo nayo makuru turi bugarukeho cyane, nta yandi makuru menshi yagiye avugwa none. Turaganira mu by'ukuri kuri ayo ngayo n'andi yose dushobora kugenda ducomekamo, ariko kugira ngo tuze kugira ucunguza uburyo umwete no kugira agakeregeshwa twongeraho kuri aya yavuzwe. Ariko nkuko muri Kongo ariko turajyayo naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ibintu by'igisirikare cya Afurika y'Epfo gihakana amakuru avuga ko hari abasirikare bacyo bafashwe mpiri na M23. Hanyuma tubanze tubwira abantu ubutumwa bafitiye akamaro. Eliya ni wa muntu duhora tubabwira, ujya wibaza ujya ubona kuri sitasiyo zimwe na zimwe ko haba hari ngo ha mazutu na essence na essence. Mu by'ukuri mazutu na essence ni iki? Ntushobora kujya kunywa mazutu kandi imodoka yawe ubusanzwe ari essence cyangwa ngo ukore mverisi. Ibyo biba ku bantu benshi. Cyangwa usanga umuntu ari kuri pompe ariko ati nyaboneka nibi ngibi bimwe akamubwira ati ariko nabimenya ati ngiye mbanze uko imodoka imeze. Reka ariko Eliya twongerereho ubumenyi twumve. Eliya mwiriwe neza. Allo? Umenya tugusanze mu igaraje. Ningo. Uracyariyo? Irari mu igaraje ariko turavugana nta kibazo. Twari turimo twibaza imodoka za mazutu n'imodoka za essence, itandukaniro yaba mu kunywa, maintenance yazo, ndetse n'umuntu ageze kuri station abapompiste bashobora kumenya kubitandukanya cyangwa hari igihe batuvangira. Abapompiste babimenyereye ntabwo bashobora kuvanga mazutu na essence. Ngo bafate essence bayishyire mu modoka ya mazutu. Allo? Turakumva. Ariko nk'abatabimenyereye bijya bibaho. Rimwe na rimwe hari igihe n'utwaye imodoka, abatwaye imodoka atabimenyereye neza yagera kuri station bakabashyizemo nk'amazutu kandi imodoka yanywaga essence. Ibyo rero bigira ngaruka ki ku modoka? Ese maintenance yazo mu gihe yanyweye ibyitari ikwiriye kunywa biroroshye ibintu nk'ibyo? Ni ukuvuga ngo imodoka y'amazutu n'iya essence moteri zazo ziratandukanye. Imodoka iyo uzibona inyuma uba ubona zose ari imodoka kandi ari zimwe, ariko imiterere ya moteri yazo itandukanye, kuko nk'ubutare bukoze moteri y'imodoka y'amazutu ntago aribwo butare bukozemo moteri y'imodoka ya essence. Ubwo nituvuga ubutare ni matiyeri babumbamo ibyo byuma bigize moteri zazo. Imodoka y'amazutu ibumbye mu butare bugomba kuba bukomeye cyane kuko igira combustible iri high cyane. Nk'iyo bapima muri degere za temperature imodoka y'amazutu ishyuha kuri degere Celsius ku gihumbi kugeza ku gihumbi kuzamuka hafi ku 1800 degere Celsius z'ubushyuhe. Ni ukuvuga ngo icyo cyuma cy'imodoka y'amazutu kirashyuha cyane, kandi n'imiterere y'imodoka y'amazutu uburyo ama injection yayo kuko ni injector direct no uburyo yohereza amazutu muri moteri direct. Mu gihe nk'iza essence inyinshi uretse technology iri kuza ubu ariko inyinshi zinjector indirect, no kuvuga ngo yohereza essence mu nzira ikaza kujya muri moteri ndani inyuma ihurira n'umwuka inyuma yo muri moteri. Niyo mpamvu moteri ya mazutu ishyuha cyane ariko ikagira n'ingufu, kuko ubona ko amamodoka manini ya modoka remereye ndetse n'imodoka nto bakeneye ko ziruka cyane kandi zikagira n'imbaraga baziha moteri za mazutu. Bitandukanye n'imodoka ya essence, akenshi uzasanga imodoka za essence inyinshi ziba ari imodoka nto abantu bigenderamo. Biragoye kugira ngo uzabone nk'ikamyo inywa essence cyangwa indi modoka nini ikenewe imbaraga nyinshi.
iriya esanse rero ifite ukuntu properties zayo, ifite uburyo ki iyo uyishyize mu modoka y'amazutu igenda ikangiza udupira uduplastika, buryo uzafate esanse uyisuke nko ku mukoba. Halo? Yego turakumva. Umukoba uhita ucika. Yego. Irawutwika ugashya ugacika. Iyo rero umupampista afashe mazutu esanse akayishyira mu modoka y'amazutu, ya esanse kuko nk'amapompe injecteur y'imodoka za mazutu, amapompe injecteur ama injecteur yazo aba afite utuntu tw'uduplastike n'imbere, ya esanse yigezemo iraducagagura. Ni nayo mpamvu ubona akenshi imodoka iyo mazutu bashyizemo esanse, iyo modoka ihita yanga kwaka. Yego. Niyo yatse igenda urugendo ruto kubera ka mazutu gake kari kakiri muri tanka, ariko iyo imaze kugakona zitangiye gukurura esanse ihita itangira kugenda yishikashika ikazima. Kubera ko esanse iyo yinjiye muri reservoir ya mazutu, amapompa akayikurura ihita itangira gucagagura ubupira burimo. Ikindi cya kabiri kandi urumva esanse iyo yagenewe ko yinjirana n'umwuka muri moteri, bitandukanye na mazutu yinjira direct muri moteri. No kuvuga ngo niba bafashe ya esanse bakayishyira mu modoka ya mazutu, kandi ya esanse ibitewe n'imiterere y'imodoka ya mazutu ikaza kugenda direct ijya muri ya moteri, biba ikibazo. Hanyuma ni iki abantu bakwiye kwitwararika nko mu gihe yahuye n'ikibazo cyo kuba niba atabizi cyangwa bizi umupompiste yanyuranyije esanse na mazutu akaguha ikitagendanye n'imodoka yawe, ni iki wahita ukora? Icyo gihe ikihutirwa cyane ni ukuyikuramo iyo hashyizwemo nyinshi. Iyo mazutu igomba guhita ivamo, ndetse mu buryo bwa sekirite hagahita hahindurwa n'amafiritire yayo. Iyo yagiyemo ari nyinshi binashoboka ko n'amainjecteur aba ashobora guhindurwa, kubera ko bidahinduwe ushobora kuzakora urugendo ya esanse yagiye yinjira buhoro buhoro muri za systeme, ikazagenda icagagura bwa bupira, noneho waba ugenda nk'ejo cyangwa ejo bundi cyangwa nyuma y'undi munsi imodoka ikazazimira nko mu nzira. Icyo gihe bisaba kureba ingano yagiyemo, iyo system fuel system igahita ikorerwa maintenance byihuse. Yego. Kimwe no kuzamaza buriya mazutu yagiye muri bafashe mazutu bakayishyira mu modoka ya esanse, buriya wakuramo esanse gusa ugashyiramo mazutu. Ni ukuvuga ngo bafashe mazutu bakayishyira mu modoka ya esanse, kuko mazutu burya iroroshye, wabonye ko imeze nk'amavuta. Yego. Buriya mazutu iyo bayishyize mu modoka ya esanse bashobora kuyikuramo gusa bagashyiramo esanse, iyi modoka igakomeza nta zindi elema usimbuye. Ariko ibyiza ni uko utwaye imodoka agomba kugera kuri sitasiyo akabwira umupampisi ati imodoka hari yanginywa mazutu cyangwa inywa esanse. Niba ugiye gutiza imodoka ugiye kuyiha undi muntu ukamubwira uti iyi modoka inywa esanse, ubimenye, kuko hari igihe umuntu atwara imodoka atarasanzwe yitwara, wenda yikodesheje cyangwa bayimutije, akagenda yagera kuri sitasiyo wenda agahita avuga ati nimushyiremo esanse, kuko wenda nk'iyo yatwaye ejo bundi hashize yayinyweshaga esanse. Yego. Bikaba byiza uhinduye imodoka, uhaye umuntu imodoka agomba no kumubwira ubwoko bwa karibira inywa. Hanyuma atayimubwiye wenda akaba yageraho kuri sitasiyo yabyibagiwe cyangwa se yanamuhamagara akamubura, byaba byoroshye ko umupompiste yabimenya? Abapompiste bamenyereye n'ibyo nakubwiye, akenshi kuri kariya kugi gafunga aho umupompiste afungura agiye gushyiramo esanse, bikunze kuba byanditseho. Yego. Hari imodoka biba byanditse inyuma, hari imodoka biba byanditse imbere kuri kakugi no ku mufuniko. Ariko hari n'iyo biba bitanditse ariko byarahozeho byarasibamye. Ni ukuvuga ngo uko igihe gishira boza imodoka byaravuyeho. Icyo gihe rero biba byiza utwaye imodoka we atitaye kuvuga ngo umupampiste waraza kubyibwira, kuko nibyo nakubwiye ngo hari igihe usanga imodoka ntoya barazihaye moteri za mazutu, agomba kumubwira ubwoko bwa karibira imodoka ye inywa. Aho kuri icyo kibazo ubajije ndaboneraho no kukubwira ku bijyanye
na tekinoloji iriho ubu imodoka za mazutu ziri gusohoka ubu zirasohoka noneho zinywa zifite tanka ebyiri ndetse kariya kugiye gafunguye uhita ubona hari udufuniko tubiri imodoka z'ubu ziranywa icyo bita adiburu nabyo bishobora kuba ikibazo ku muntu ugiye kunywesha kuri sitasiyo iriya adiburu nayo ni tanka bagennye ijyamo ibi ni adiburu ni yure nibyo bita yure bimeze nk'amazi ariko ni imiti ishinzwe gukontororwa na sisiteme elegitoronike y'imodoka ikajya iyivoma muri ya tanki iyijyana muri shampoma yego iriya adiburu nayo uko mazutu ishyira mu imodoka ikazima iriya adiburu nayo iyishizemo imodoka nabwo irazima ni ukuvuga ngo bashyiramo esanse bagashyiramo na adiburu noneho rero ibyo bintu byose imodoka nyinshi utwo twugi twazo utwo twumba twazo aho binjiriza bazisukiramo turaturanye umuntu ufite iriya modoka agiye kuri sitasiyo aba agomba kubwira neza umupampiste icyumba aza gushyiramo mazutu yego gusa icyiza gihari ni uko hari igihe iyo sinye imodoka iyitanga impamvu mbivuze ni uko ni tekinoloji nshya iriho ubu kandi izo modoka nsigaye mbona zimaze kuba nyinshi mu Rwanda iyo modoka ugiye kunywesha kuri sitasiyo umupampiste aba ashobora kwibeshya ahari kujya ya adiburu agashyiramo mazutu cyangwa ahari kujya mazutu agashyiramo adiburu yego izindi zo ziba ziyifite imbere aho bayinjiriza hari igihe biri imbere muri moteri uragenda mu muhanda nk'umuntu ugasanga imodoka yamuzimanye akakubwira ati ariko mazutu iruzuye wajya kureba ugasanga ni ya adiburu yashizemo kuko nayo basukamo nk'uko basukamo esanse cyangwa mazutu ariko ibyo biri ku modoka za mazutu eri reka tugushimire dukomeze n'ikiganiro yego urakoze cyane Eliya ngira ngo wamwumvise yego n'abadukurikiye mwabyumvise wumvise n'itandukaniro uburyo zishyuha uburyo impamvu imodoka nini arizo zinywa mazutu kurusha esanse anakubwiye noneho icyo mu gihe waba wibeshye ugashyiramo imodoka yawe ugashyiramo ibikomoka kuri peteroli udasanzwe ukoresha wakora iki wakemura icyo kibazo ngira ngo ibyo bibazo byose birasobanutse n'ibisubizo Eliya atanze birasobanutse n'ikindi cyose wakwibaza ku modoka tuzagenderega tubibabwira kuko Eliya nicyo abereyeho hari igikondo mu mujyi wa Kigali hano mu mujyi wa Kigali rwose hanyuma ni mu bahamagare kuri 0786 0786 muhagere rwose n'ibindi bibazo wibaza bitari ibingibi wenda tutarageraho bitewe nuko tuzakora amasesiyo menshi yabigusubiza en avance mbere y'igihe reka duhere amakuru yacu kuri barushingwangerero ba gitifu b'utugari yego abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari abantu barabyibuka mu itorero ubwo barisozaga baganiriye n'umukuru w'igihugu babonye umwanya wo kumugezaho ibyifuzo ibitekerezo ndetse n'ibibazo abantu babyibuke neza baganiriye hano Kigali Arena nicyo gihe wari deya wa Kicukiro yego na Minisitiri Ernest bavugaga ku bintu bya Dubai hanyuma akavugwa kuri ya etage ya Kicukiro ngira ngo uretse ya etage ya Kicukiro hari n'ibindi bagiye babaza bano barushingwangerero hari n'ibindi byageze ziriya ni topic president yari yizaniye ibibazo bigaragara mu mujyi wa Kigali cyane ariko hari ngira ngo na Rubingisa yarahagurutse kuri yo etage avuga kuri yo etage hanyuma twebwe icyo tugarukaho ni inkuru yanditswe na bagenzi bacu bo kuri Bwiza iragira iti barushingwangerero baracyahanze amaso Perezida Kagame nicyo gihe niko bamubwiye bati rwose tuguhanze amaso ni ikibazo cy'umushahara muto nicyo cyari kiri imbere cyane n'amirimo myinshi abakozi bake akagari kagira abakozi babiri yego iyo urebye structure usanga navuga ko bano bagitifu nibo basigaye bahembwa makeya abantu bahembwa na leta ubushize barabarimu ariko badaso nabo ni leta ariko ukurikije imishahara yabo imeze neza simbizi ntabwo nzi ukuntu bimeze kuri daso
meze neza ariko urumva numva daso ashobora kuba nawe ari hejuru cyangwa akagari cyangwa biri muri range imwe biri muri range imwe na gitifu w'akagari urakoze kwibuka daso narwo n'urwego ruteganywa n'itegeko yego ruteganywa n'itegeko ariko rwo ugiye kureba muri abantu bashinzwe umutekano se ukuntu wabo barira urabigoye cyane kuko ubundi ugiye kureba ikintu cya mbere ureba umuntu amashuri yego ukareba na exploitation kugira ngo uze kureba noneho umushahara niyo mpamvu buriya daso rero kuza kubashyiramo hariya sinzi ukuntu ntacyo komeza reka dukomereze kuri aba ngaba kuri aba ngaba rero birebye icyo bagaragazaga mbere na mbere bagaragazaga ko gitifu w'akagari ko mu mujyi adahembwa turavuga umujyi wa Kigali kimwe na gitifu wenda w'akagari ko muri Muhanga cyangwa muri Ngororero cyangwa muri Rusizi. Kigali ni kapitali, Kigali ifite itegeko ryayo ritandukanye n'iryo turere, ibyo byo birumvikana. Umuntu uri Kigali kandi na challenge n'iki n'ubuzima bw'i Kigali buratandukanye. Icyo ngira ngo kiba gisobanutse. Ushingiye kuri izo ingingo zo kuba umwihariko w'imiyoborere y'umujyi wa Kigali yego ibijyanye n'ubuzima bwa Kigali buryo bumeze ubigeranije n'ibibazo si bimwe yego n'ibibazo si bimwe ahubwo ikibazo ni ukureba umushahara bavugaga bahembwa bavugaga 80 yego 80 kuri gitifu umurika nawe imitungo yo kumuvunyi buri mwaka kuri 80 navuga ko ari kumwikoreza urusyo 80 kuri gitifu w'akagari n'amafaranga make n'amafaranga utagira kuntu barira n'amafaranga utakemurira ikibazo umuntu ari byo twigeze kubona umuntu wagiye gushaka service ahantu bikarangira atanze 10,000 bakamufunga ngo ni ruswa yatanze sinzi uko rero yangaye yahaye kuri gitifu usibyo kubunyangamugayo nta hantu bahurira n'imishahara n'iki ariko n'amafaranga make cyane kuri gitifu kurikije akaza mu by'ukuri ni make y'ibihumbi 80 pe ni make nayo mpamvu mu gihugu yari yabwiye ati tugiye kubyigaho icyo cyo kirumvikana rwose cyangwa Castillo aje kudufasha ashyiremo iki kibazo ko bakibazaga yego y'urushingwa ngerero rwose nushaka ubudukuye kuri kamera ubanze umushyireho yitwa Aline Mutima Ukeye wenda dekabanza mushyireho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye nitwa Aline Mutima Ukeye, naturutse mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rugendabari nkaba ndi Rushingwa Ngerero mu kagari ka Nsanga. Mu itorero tuvuyemo twatojwe cyangwa se twihaye inshingano y'uko tugiye kurandura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, aho mu nama mwaduhaga hadakwiye kugaragara abana b'inzererezi ndetse n'abana bafite imirire mibi. Nta gisobanuro tubifitiye ahangaha kuba ibyo bintu tutabica ngo birangire, ariko nk'abarushingwa Ngerero turi hano cyane cyane by'umwihariko abakorera mu ntara dufite ikibazo natwe kibangamiye imibereho myiza yacu kijyanye n'imishahara ikiri hasi. Aha mutwemerere tugaragaze uburemere cyangwa se uburemere bw'icyo kibazo. Urebye average y'umushahara wa Rushingwa Ngerero wo mu ntara ni 80,000, hanyuma bakuru bacu b'i Kigali ni 300,000. Bityo rero ugereranyije n'inshingano twebwe dusabwa, harimo inshingano ikomeye y'uko Rushingwa Ngerero agomba kubana n'abayobora akaba mu ifasi. Ibi bituma Rushingwa Ngerero agira ingwe ebyiri, urugo rw'umuryango we n'urugo rwo ku kazi, kandi akaba agomba kuba mu nzu ihesheje urwego akorera agaciro. Ni hahandi usanga turimo turabwira abanyarwanda ngo nimuze tubatuza heza tukabavana mu mazu mabi adahesha umunyarwanda agaciro. Bityo rero Rushingwa Ngerero wareba bwa bushobozi bw'umushahara 80,000, kuba mu nzu nziza ihesha urwego agaciro, gutunga umuryango wawe, kwitunga aho utuye kugira ngo ugire indangagaciro y'ubuyobozi, hakazamo ibintu bisa nko gusobanya. Mutwemerere rero nanone tugaragaza indi mbogamizi ya kabiri, aho Rushingwa Ngerero agomba kuba nkore neza bandebereho. Dufite imiryango, dufite abana bagomba kwiga nk'uko aribo bazaba abayobozi b'u Rwanda b'ejo hazaza. Kubarihirira amashuri ukurikije umushahara biratugoye. Tukaba twifuza
yuko mubyeyi wacu twagize amahirwe muradutumira twumva turaruhutse turavuga ngo iki kibazo twari tumaranye iminsi turaza kukibonera igisubizo kuri uyu munsi. Nkaba rero nasoza mvuga ngo hari umurongo wari uri muri Bibiliya uvuga ngo nk'uko abagaragwa amaso yabo bayihanga shebuja barushingwa ngero turi hano amaso tuyabahanze murakoze nyakubahwa. igisubizo cyaboneka uyu munsi ni uko ibyo byakwigwa abantu bakareba uko babikemura. Ntabwo natanga igisubizo cyuzuye hano muri aka kanya, ariko icyo navuga ni uko ikibazo kizigwa tugashakira uburyo, byo birumvikana. Ibyo bisumbanya abo mu mujyi bakabona hafi inshuro enye z'ibyabo mu turere mu tugari babona ibyo abantu twashaka uko tubishyira ku murongo. Ibyo nta ariko biraterwa n'ibintu byinshi, ariko ngira ngo reka tuzabone umwanya ababishinzwe babitwigire, guverinoma ibifateho icyemezo. wamwumvise nuko umukuru w'igihugu amusubije n'agahinda kenshi ati igisubizo cyaboneka uyu munsi nuko byakwigwaho abantu bakareba uko babikemura. Umukuru w'igihugu nawe mu bisobanuro aremera ko urumva buriya iyo ugiye kongeza umushahara uhita ubara umusoro yashuwa ugahita ubara ubwiteganyiriza kuko ayo wateganyiriza uwa 80 si kimwe n'uwa 200 uwo musoro yasora si kimwe n'uwa 200. Utuntu twinshi rero ubara kugira ngo wongere umushahara kandi ukabona abantu. Niyo mpamvu nkeka umukuru w'igihugu atahise abasubiza akavuga ati reka tujye kureba mu isanduku uko bimeze. Gusa none kuba umwaka ushize bakigize umukuru w'igihugu ati twashaka ko tubishyira ku murongo ariko biraterwa n'ibintu byinshi, ariko reka tuzabona umwanya babishinzwe babitwigire guverinoma ifateho icyemezo. Rero banabigaruye igihe cyiza. Iyo umuntu wese ufite icyo abaza kubibaza muri iyi minsi bisaba cyane. Ufite icyo abaza kukibaza muri iyi minsi bisaba cyane. Hari umwe mu bayobozi b'akagari rero wabwiye Bwiza ko umushahara wabo utari wazamurwa n'ubwo umukuru w'igihugu yari yabemereye ko bizarebwaho. Ati yadusobanuye ko bisaba ibintu byinshi birimo no kubishyira mu itegeko, atari ko nta kintu tuzi byakozweho. Yes, twari tukireba rero 80,000. Yego, nabonye baratangiye kubaha moto. Voilà, umuntu ahembwa 80,000 muhaye moto ya miliyoni 4 cyangwa 5 cyangwa 3. Muri 80,000 na essence niye niye kono ari igitifu umwe twaganiriye Musanze akambwira ko hari ukuntu aka essence kabonekara. Ariko atari uburyo bw'amafuti, uburyo buzwi. Hari umugitifu umwe twabiganiriye sinzi niba ari ibintu byanditse, ariko yarambwiye ati hari uburyo tworohereza kuboneka na maintenance byose. Oya maintenance yo ntabwo no kumenesha amavuta. Oya kandi ikindi buri utunze moto cyangwa ikindi kinyabiziga cyose consommation iba yiyongereye cyane. Consommation iba yiyongereye ku 80 rero kuvuga ngo umuntu azajya kwishyura iyo moto kuko ntago bazibahereye ubwerere ni ideni. Umuntu rero ufembwe 80 utunze urugo kuko biragoye kugira ube gitifu udafite urugo no kugira abaturage bakumve byaba bigoye. Biba bisaba kugira ufite urugo ufite ukuntu ugaragara. Ujye kwishyura rero iyo nguzanyo y'iyo myaka. Hari umugitifu nzi w'umusore barahari zamubwira agire abivane mu barahari ariko icyiza waba uri umugabo cyangwa uri umubyeyi kugira ngo n'abantu bashe kubakemurira ikibazo mu buryo wumva muri kumwe nta kwishije. Ubwo rero kujya kwishyura iyo nguzanyo ya miliyoni zingahe ku 80,000 ugakuramo hari n'igihe ubukodesha ntabwo ari uko bose baba bafite nari bubigaruke so amafaranga yo kubaka inzu biragoye. Wenda ubwo niba ufite iryo deni ry'iyo moto ushobora no kuba ufite ideni rya banki ry'akabanza waguze uteganya nyine kuzava mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi, nabyo kwishyura amadeni abiri ya banki ukajya
iyi salere ni ntoya pe Ntoya cyane, abagize ntoya guverinoma cyane. wasanga hari icyo wenda minaroke cyangwa barimo barabikoraho tukaba tutarabona outcome ariko umwaka urenze nawo ntabwo watuma abantu batabyibazaho. kandi niba hari n'icyo bari kubikoraho baba barakibwiye abo kireba bakabwira ati ntabwo twabyibagiwe turimo turagira gutyo gutyo ntabwo twabyibagiwe turimo turabikoraho babibuke rwose hanyuma bizanafasha nabo ariya makosa yabo kugabanuka haba kwaka ruswa haba gutanga serivisi mbi umunabi iki gusa ntaho bihuriye n'umushahara gusa ariko iyo umuntu umuhaye motivasiyo ashobora kumara nk'umwaka akiri kuri motivasiyo ubu abarimu bamwe ntitwari twaragiye mu bikorera ubu bamwe ntituri gusubira muri leta babona abantu bayobotse ibi bintu byabo kuko noneho bigatuma anakora akazi nta gahunda yo kuvuga ngo ndi gitifu ariko ndajya kudepoza ahandi ndagira gute. Nakunze uburyo uyu munyamakuru reka nongere ndebe izina rye yasoje iyi nkuru yitwa Niyosenga Shadrake yasoje inkuru avuga ngo abahanga bemeza ko ikibazo cy'umushahara udahagije ku bakozi kiri imbere mu bishobora kuba intandaro y'imikorere mibi ishobora no kuzamo ruswa. Ati hari imvugo y'icyongereza ivuga ngo a hungry man is an angry man. Yes, wamushiha wamunani. Umuntu ushonje ntiwamwitegaho umusaruro ushimishije. Urabona? Wigeze twize kuganira ibintu by'amategeko twarimo kuri wa mugitifu bari barongoreye umugore. Yego. Ukajya umbwira ngo nta mategeko azi ntaki. Nibi ngibi nanone nicyo kibitera. Se ntabwo. Uhembwa 40 hari igihe umugore ashobora kuvuga ati ariko se umugabo utaha. Oya ntabwo uvuga. No motivation yo kuvuga ati menye ibintu birenzeho kazi numve gakoze. Hari umuntu uherutse kujya kuvuza umwana. Ya umubyeyi yishyuye mituweli ariko umwana ntabwo yari yanditse. Mutoya. Urumva kugira ngo ujye kumuvuza bisaba mbere wabujyanaga akarita ka mituweli ntako yari afite. None bisaba ngombwa ko aho kugira umubyeyi nawe yari afite ubumenyi buke ko amushakira attestation de naissance. Ajya ku kagari ngo bamuhereze cya gipapuro kagari imbere batangaga. Se daramubwira ati tegereza ndakiguha. Ujye kuvuza umwana. Umwana ararwaye. Umubyeyi yategereje kuva saa 3 kugera saa 7. Uri arakimuha undi akigije ku bitaro bamubwira bati ibi ntabwo bigikora. Cyangwa attestation de naissance. Yego. Atekereza nk'umusedo. Icyo kintu nacyo ntabwo yari akize. Wavugaga ku bijyanye no kwiyungura ubumenyi mu kazi bakora. Mu kazi kumva ko ibintu bikoze babyisi byawe bagize gute. Ariko ntabwo navuga ko umushahara muto ubibatera ariko nanone nawe warebwaho. Nanigiye kuvuga nk'icyo cyo kuba umugore avuga ati gitifu n'urugero ntabwo mbi kubivuga nk'bihagazeho ati tangurira igitenge tangurira inkweto za veni nk'iz'abandi bambara nkaba mbona noneho umurenge yaje yansuye mu rugo anyways ubwo nibyo nayimise ntangira gutekereza wari ubikomojeho leta abantu nibabibuke vraiment. Reka tuva aho ngaho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane tugaruka ku butumwa bw'umuvugizi wungirije wa guverinoma Maître Alain Mukurarinda yanditse ku rubuga rwa X. Twe duhereye mu bibazo yereka tugahera kuri Reanuza. Iyihe? Iyi Nyanza. Okay nta kibazo. Anze yisomera abantu. Inyanza rero ngo hari umunyeshuri wa kaminuza uregwa gusambanya umwana. Ni muri rwa rwibanze rwa Busasamana ushinjacyaha urashinja umunyeshuri wa kaminuza Hanika Anglican Integrated Polytechnic witwa imyaka 24 gusambanya umwana ufite uburwayi bwo mu mutwe. Iri zina rye mba numva nge kubita abantu barivuga kiri umwere atari saba ariko sinzi icyo babivugaho. Imbere y'amategeko kubera ko biba byabereye mu kandi ni mukuru. Ushinjacyaha bwabwiye urukiko ko amahitamo yawe ariko kubivuga ntacyo bitwaye. Ushinjacyaha bwabwiye urukiko ko uyu musore asanzwe ari umunyeshuri ngo yahuriye mu nzira n'umwana utaruzuza imyaka y'ubukuru aramushuka yitwaje telefone amujyana mu nzira amusambanya dore ko ngo bahereye saa 8 z'igicamunsi bakageza saa 1 z'umugoroba. Cyemwe ko atanga detail kabisa. Ubushinjacyaha bukomeza avuga ko umwana w'umukobwa hari abamubonye agiye mu bwogero muri douche maze bamubajije avuga ko uyu munyeshuri wiga gataha yamusambanyije. Uhagarariye ubushinjacyaha ati hari abatangabuhamya banemeza ko uyu mwana yasambanyijwe dore ko banamusanganye telefone y'uwo muhungu. Ubushinjacyaha bukomeza busaba ko uyu musore yakurikiranwa afunze kugira ngo iperereza kuri iki cyaha. Umucamanza yishambuye uyu musore yavuze amagambo menshi cyakora yakanye ko atigeze asambanya uyu mukobwa ahubwo
ngo yari asanzwe azi aho yabaga ahaza akanahazana n'abandi bana benshi kandi aho yabaga ngo uyu mwana yari ahazi. Umucamanza yahaye ijambo Maître Mpayimana Jean Paul wunganira uregwa asobanurira urukiko ko ikirego ubwacyo cyatanzwe na nyina w'uriya mwana kandi na nyina ubwe yemera ko umwana afite uburwayi bwo mu mutwe. Maître yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe adashobora gutanga ubuhamya abibwira undi ngo abihe agaciro kugeza n'aho ajya no kubiregera urukiko. Yasabye urukiko ko ubuhamya bw'abatangabuhamya bagizwe na nyina w'umwana ari nawe watanze ikirego ndetse n'ubuhamya bwa mukuru w'umwana bwose bwemeza ko uyu mwana ufite uburwayi bwo mu mutwe yasambanyijwe buteshwa agaciro kuko bunavuguruzanya kandi nabo ubwabo ko batabonye umwana asambanywa koko. Maître Mpayimana yavuze ko mu ibazwa ry'umwana yavuze ko yinjiye mu nzu abona ibiringiti n'ibara ryabyo n'amashuka akabibona akaba yaranabivuze. Ati nyakubahwa mucamanza, umuntu usanzwe uza mu rugo kandi we yari asanzwe anahaza, kumenya rero ibara ry'ibiringiti n'iki nta gishya kirimo. Yakomeje abwira urukiko ko umwana mu ibazwa rye yabajijwe niba baramusambanyije bakoresheje agakingirizo, maze umwana mu gusubiza ati ntabyo nzi. Umwana kandi ngo yabajijwe niba n'igihe bakubaza niba usiramuye ati niba ati niba koko yarabikoze biriya bintu byepfiriye birasiramuye cyane bisiramuye. Umwana kandi ngo yabajijwe niba yari asanzwe akora imibonano mpuzabitsina, mu gusubiza ati bwari ubwa mbere. Maître Mpayimana akomeza avuga ko umwana yabajijwe ibyo yabonye, maze mu gusubiza ati ntacyo nabonye kandi ntabwo nigeze mbona n'umwenda w'imbere ukekwaho kunsambanya. Ati nyakubahwa mucamanza, umuntu asambanye bwa mbere ari isugi nta maraso ava, siko bisanzwe bizwi. Urumva ko umukobwa yavuze ko ntacyo yabonye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Simanza kuki zitakibera mu muhezo ko numva ibintu biba birimo biba bigeze. Urumva ariko afite ishingiro uyu mu Maître kuko mve ibintu ari kuvuga bisa nkaho oya no kuba wamugani bashingira ku buhamya bw'umuntu kandi bemeza ko afite ikibazo, afite uburwayi bwo mu mutwe ni ikibazo, ariko nanone kuba yaba yasamanyijwe nabwo nacyo cyaba ari ikindi. Nibyo cyaba ari ikindi. Ariko numva izi manza urumva kuvuga ngo bakusambanyije bakoresheje agakingirizo ukavuga ngo ntabyo nzi. Ntabyo uzi nyine kuko afite ikibazo cyo mu mutwe. Oya ntabwo nese urukiko rwo rwabyemeza ko agifite cyangwa naba bari kubivuga gusa. Hari ibipapuro bya muganga bibyemeza. Icyo nacyo ni ikintu bagomba kureba. Uyu munyamategeko ari kuvuga babikuye he? Na nyina yarabyemeje ko umwana afite ikibazo. None se abantu bajya gukoresha interrogatoire umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe bo kuki babikoze? Ni nyine niwe ikibazo. Kandi amategeko atabyemeza. Niho nyine nkubwiriye ati uyu mwavoka arimo arababwira ati no kumuzana mu rukiko. Ati ibintu byose mwagakwiye kuba mwabi. Urumva mu bugenzacyaha yarabajijwe arasubiza nkuko uyu mushinjacyaha arabazwa arasubiza. None no mu rukiko bari kumuzanamo kubazwa. Niyo mpamvu mvuga ni cyangwa se nta bipapuro bihari bigaragaza ko icyo kintu gihari. None si ikibazo. Nyine Maître we yaba yabikuye. Nta kibazo. Uyu mwana ubundi yajyaga gusura n'umusore kuziye gahunda. Kandi yarasanzwe ajyayo. Nyine yarasanzwe ajya kuziye gahunda. Basanga barajyaga gukerakerayo nyine. Kwa kundi umusore aba wenda acumbitse iwawe n'urugero. Hanyuma ntabwo yatekerezaga ko ibingibi byabahuza. Kandi yarajyanaga mbere na bagenzi be bandi. Kandi icyo gihe yari yaje wenyine. Uyu ngo yamushukishije telefone amusanze mu nzira. Ahagira saa 8 ahava saa 1. Saa 1 z'ijoro. Umwana utaruzuza imyaka ufite n'ikibazo mu mutwe, umwana yakoraga iki? Yari kumukoresha akazi. Manza nk'izi wa mugani ziba zimeze ukuntu. Oya uyu musore nawe ariko afite ikibazo nawe igomba kwitekerezaho. Yes, nubwo yaba ataramusambanyije. Yumvaga ibintu bitazamukoraho. Umuntu ujya muri kaminuza ariko umwe n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe utaruzuza imyaka amasanga nagutya unamutije telefone yawe. Niyo mpamvu ngiye hano icyo kwibazaho cya mbere ni uburwayi bwo mu mutwe bw'uyu muntu. Icya kabiri uyu musore wo muri kaminuza yikururura apanga ikintu uyu mwana. Mbere na mbere gupanga n'umwana. Icya kabiri ariko noneho ushobora kuba sinzi ntabwo ari kubimushinja ubizi ko afite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa utanabizi simbizi. Akajya kogera iwawe muri dushe yawe. Ushobora kutamusambanya n'ibyo. Ariko ze uba wumva abakontre 6 bo batabishingiraho bakakurwanya. Ariko aha Nyanza ubundi hari ibiki ko ibintu duhora tubivuga Nyanza. Nakubwiye ati oya nakubwiye ngo ntago ikibazo ari Nyanza. Ahubwo Nyanza tuye dushimira Theogene uhora mu rukiko akabivuga. Ahandi se nta banyamakuru duhari.
ahandi rero ntabwo ari umwihariko w'Inyanza ahubwo ikibazo Nyanza nuko ariho bimenyekana si Nyanza uribuka umwarimu twavugaga uribuka umwana w'imyaka 15 ejo ndi twavugaga Nyanza ibi bintu byo gusambanya ni kuba iki Nyanza nuko bigaragara n'ahandi tugize nk'umunyamakuru za Kirehe za hehe naho uhora mu rukiko bigaragaza naho byagaragara gusa uyu musore n'abandi bantu kwikururira umwana dosiye nk'izo amugani nizo kutubera icyitegererezo umuntu akavuga ati ejo ndi babivuza hareka nkwepi icyo ari cyo cyose gishobora kumpuza ariko ntabwo wansubije umwana w'imyaka 14 yaje kugusura kuva saa 8 kugeza saa 1 agiye kugera muri dushe yawe bimeze bite utari kunsubiza ariko uvuze ndagusubiza ikirashe gusubize ntibirumvikana nta kintu na kimwe nge mbona yawe ari kuhamara kugera muri dushe yawe nta kintu na kimwe nese ubwo mugani ayo masaha nta siporo bari barimo uvuge ngo yatutubikanye agiye koga nta myenda ufite ari bwongere kwambara akuyemo iyo yaragiye muri dushe niba koko byarabaye gukora iki umusore ufite byinshi agomba kubaza agomba gusubiza njye ariko babanze bakore iki kintu cy'uburwayi bwo mu mutwe kuko inzego ziza amategeko zagiye kumukoresha iyo interrogatoire cyangwa se kumutangisha ubuhamya zizi ko niba zari zibizi cyangwa niba ari ipapuro bya muganga bivyemeza ariko nanone nka kugarukira ntaho uyu munyamategeko yaba yarabikuye ngo aze kubivugira mu rukiko ko umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe naho z'amategeko icyemeza ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe igipapuro icyemeza ko umuntu arwaye igipapuro cya muganga we ntabwo wande bavuga ngo ndarwaye urabona iyi dosiye cyarimo flu irimo flu ariko barimo baravuga ngo nagihindutse ngo urubanza bazarusoma muri iki cyumweru kuko ni ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo ntabwo n'ubundi rirenze iminsi ngahe gusa ariko ni umusore ariko stile nubwo wibaza kuri uyu musore iyi dosiye irimo ibintu byinshi bidasobanutse njyewe ntabwo ndi kuri dosiye ndi ku myitwarire y'umusore ngenda kibaza nanjye uyu musore yabyemeye ko iyi musore yabyemeye ko umwana yari ahari kuko ngo yarasanzwe bahazana n'abandi bantu nayo niyo kwibazwa imyitwarire y'uyu musore wo muri kaminuza imyaka 24 mu mategeko ntabwo ari umwana ndavuga mu mitekerereze ntabwo wagera muri kaminuza ugifite imitekerereze nk'iyo ngiyo umuntu wiga muri kaminuza suzi ko dufite na ba gitifu b'utugari batize kaminuza none urumva umuntu uje kuyobora mushiti wanjye ubwo bari mu Bushinwa tukirangiza segonderi nawe wese ajya kukayobora afite nka 19 n'umunani buryo yabibazi nibyo ngibyo tuzumva nyine uko bizagenda muri iyi dosiye reka turebe baba shuti bawe rimbo yerekanye reba iyi foto ngo iyo bimukaga bavuga ngo twimukanye laboratoire bino ni ibihembe ni ibihembe ni impuzi ako jewe wenda sinzi n'ubanza gusomera abantu ari umuntu nabonye aravuga cyangwa reka ne kubigarukaho bataza kugira ngo ibindi ngo niba rutangarwa mu ko ataje ngo ubwo ntabwo abantu bazanye oya we ni mu rwego rw'umuco oya nta kibazo oya buretse gato yo muntu ajya atandukanye ibintu atandukanye ibintu kubwira inyuma ya kamera abana abesikoro nubwo kitarabahama ariko rutangarwa mu maboko we wavuga ko abangaba icyabiteye n'abantu bagiye kubarega baha amakuru ribu batuma umuntu n'uyo dutekera imitwe gutya ntarisa ikindi rutanga harya ntuzasarubwo we nawe nuko yamuvuzemo harya avuga ngo niki n'umupfumu niki we avuga ko ari umupfumu abapfumu barahari ntago bemera ndabemera nta n'itegeko ariko ribashyiraho ni ibintu biri mu muco ubusanzwe ibi bintu bya gakondo ntago byemera ndabyemera none se ikibi nkuko uyu nguyu ari umwesikoro mu bintu bya gakondo ni nkuko n'umuvuzi hari babita mu bamwe barumashana babandi hano hose wahatekera imitwe hari n'uteka imitwe avuga ko akora muri banki ariko ntabwo wabibuza n'ibyo barutanga ikindi rutanga abikora mu rwego rwo gusigasira umuco icyo ni icya mbere icya kabiri njye mbibonamo ni umuntu wabyize ku bya psychology kugera ku rwego rwa 0
ntabwo nta n'uravuga ngo ibyo ndiko umutekamutwe ngo namuhaye yanjye twumvikanye ibintu ntiyabikora ibyo bitandukana gusa ariko nigeze kumukomoza murabyibuka ndi kuvuga ko nawe biriya bintu atunze by'inyamaswa bishobora kuzamukoraho rimwe uruvuga RDB n'izindi nzego zishinzwe kurengera ibidukikije n'inyamaswa kuzamukoraho rimwe njye nemera ko biriya bintu ari ibintu byo gusigasira umuco uruhu rw'ingwe harya ni imondo afite imondo afite uruhu rw'imondo anyways wasanga afite n'impyisi reka tugaruke hano ntacyo reka tugaruke aha birasa nkaho ibi bintu abanyarwanda bamwe baracyabyemera kandi no mu muco w'abanyarwanda ibi bintu byabagamo ubwo kutabyemera nibyo cyaba ari ikibazo yego byabagamo rwose hanyuma hakagaruka ka kantu kavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu yego ako ngiye kuvuga ngo n'ubujiji kuko umuntu arakubwiye ngo ngiye nkiza inyatsi ubundi inyatsi umuntu abisobanura ashingiye ku ki inyatsi ukuntu babisobanura ni ukunanirwa kwiyakira ubuzima ubayemo uvuga ati buri gihe mbona amafaranga ariko birangira ntacyo amariye ariko utazi ikiyajyanye noneho rero mu kukwigisha ntuvuge ngo narenyweyemo icupa ntubwire ngo nakoze iki ntube wadefinisa ibyari byo ububizi nyine ariko ukavuga ati ni inyatsi kuko ugatanga buri gihe mu bintu hari n'uvuga ati buri gihe njya kubetinga bakayarya nta kugira gute noneho rero wahura n'umuntu wagiyeyo akubwira ati ngiye mfite umuntu ni ibyo ngibyo rero nibyo by'inyatsi ariko nanone ibyo ngibyo ni icyemezo wifatira ku giti cyawe ibyo nta muganga uba ukeneye rwose wo kuvuga ngo arakuvura iyo nyatsi yawe yo kujya kunywera wari kunywera 5 ukanywera 10 yego hanyuma RIB yatangaje ko bakurikiranwe ibyaha 6 birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aho babeshyaga abantu kubaha amafaranga babizeza kubakiza indwara banabizeza ibindi bitangaza kubagarurira ibyibwe bikorwa n'imbaraga zidasanzwe hari ngo bavuga ko bakiza inyatsi umwaku karande ngo ku buryo ababuze abagabo cyangwa abagore bababona ntabwo ikibazo kiri oya uretse garuka kuri iriya hari umuntu ngo urimo ngo bamwibye miliyoni 8 ashaka kugaruza miliyoni 50 uyu muntu we umuntu agira amafaranga bundi banzi ko umuntu ugira amafaranga kuyabona bivuna no kuyatunga bisaba ubwenge ubwenge baba byakubuye jya gushora miliyoni 80 kuri abo bantu bumva ziri bugaruke ikibazo rero kikaba ku cy'abanyarwanda dutangira no gusubira muri bya bintu byo kwizera bano bantu cyane ariko biriya bintu byigeze biva mu muco wacu amadini yaraje agaragaza nk'abirushije imbaraga ariko stili biracyahari bibi none se no muri football kujya kumva ngo mwizamu bashyizemo ibintu musaza ngo byanze hari aho ni ibintu bari no bakina ibikeri ngo babizikanye n'iki nyine icyo ndi kukubaza urumva no mwizamu biracyahari amadini yaraje aba menshi kandi azabyamagana kandi abanyarwanda hafi 90% n'abakristo hakaza n'abasilamu ugiye kuri pourcentage y'abandi bizera gakondo usanga ari bake cyane hoya abanyarwanda bafata ubwo bukristo bakabivanga ariko ntibibagirwe na gakondo yabo no kuvuga ngo ava hariya akajyana hariya yego uzumve n'indirimbo zimwe ziravuga ati guterekera no gusenga ntaho bitaniye ubundi rero imvugo yari ihari yari izi ko ngo abapasiteri ari abapfumu baje bavuguruye yego bo bikorera hariya akakurya utwawe ukagenda kuri aritari akagushyira mu cyizere ati wowe ukwizera kwawe niko kwatumye bitabo ariko rero niba umuntu agifata miliyoni 8 akazijyana ku bantu ku nsoresore nk'izi ngizi 3 akababwira ati mumbabarire mungaruye miliyoni 50 turacyafite ibyo kwiga ariko ibi bintu umenya byari byarabahaye akazi abavandimwe uyu muntu rero nje tugitangira nakuvuga ngo nanjye namwizera nsanzwe mbyizera usibye ugasanga umuntu afite akanyamasyo abana nako n'inzoka ngo babikuye muri Kongo yabikuye kwijwi RIB yavuze ko mu byabaga bafata harimo inzoka bakuye muri Kongo n'akanyamasyo ubwo wasanga ari kwijwi igice cya Kongo kuko ijwi turihuriyeho umwe ngo yajyaga inyuma y'irido hagasigara undi imbere babiri bajyaga inyuma y'irido hagasigara undi imbere babandi bakita abakurambere badiringa n'uyu iyo wishyuraga amafaranga akabona ni makeya yahitaga azana umutwe w'akanyamasyo umukurambere ikimenyetso wakibonye ko yayanze ikimenyetso
harya ubwo ibi bintu Ariko ngo nanone- kwihesha ikintu cy'undi ukoresha uburiganya n'uburiganya cyangwa kumutera ubwoba ahubwo kwaya hano ese n'uburiganya kubona akanyamasyo ntibikangaga cyangwa ukabona inzoka ukavuga uti ndayasheta n'uburiganya akindi ibyaha abantu bajya bibaza impamvu ngo gereza zo mu Rwanda zuzuye ibyaha nabyo byariyongereye nko mu myaka 20 ishize se nk'iki cyaha bari kuzakibona oya ntabwo bari kukibona abanyarwanda basigaye batekereza cyane mu gushaka amafaranga kabisa mu kanya ntitugikire urabona ukuntu abantu basigaye batekereza wabonye abandi ejo nabo uribu yerekanye yego bo bagukora mu buryo bwa gisirimu utakeka ko ari abatekamutwe hari n'ibindi byadutse by'imodoka ibi bintu wenda tuzabiganiraho na Elia na Ribu nibishoboka ariko hari ibindi byadutse umuntu bira byo gutoragura umukanishi ubonye wese akagenda yaba ari gukora byose bari abakoraga barabo bazaga bakayica undi agasigara arekereje aho ngaho avuga ati niyatsa bikanga cyambere akenera n'umukanishi turamubwira ko turi hafi ahubwo rero ibi bintu barutanga rw'amaboko niba nabo bakore bamaganiye abantu babiyitirira kuko urumva niba iki kibazo kibabo nawe bagahita bamushyira mu majwi nagakwiye nawe kongera ijwi nawe kuzamura ijwi hanyuma ikirehe rero aba nabo ngo bagiye bazi ko bagiye gutangira akazi ni Kirehe Nyagatare Kayonza na Rwamagana turere tune ngo bagiye bazi ko bagiye gutangira akazi basanga batekewe umutwe wabikomojeho ugitangira uvuga uti ibi nabiherukaga mbere ya covid muri convention yaruzuye abantu baratangara abavandimwe bari bahitse na matora nk'abagiye ku ishuri uyu ngo yarazi ko aje gukora mu ruganda atazi uruganda ngo rukora iki atazi ngo aje gukoramo iki abanyarwanda barakangutse my friend yaratanze 20,000 barakangutse ikibazo rero abantu mu nzego zibanze bo barakora none se ngewe Rashid yanyemerera akazi mu ruganda rwe ruri i Kigali ndi Kayonza oya umuntu yamanitse ibyapa ku mapoto biranga akazi mu nganda soma inkuru ahantu henshi hatandukanye agashyiraho nimero ya telefone abantu bakamuhamagara umuntu akamurangira ahantu ajya kwiyandikisha aramuhamagara mubaza iki ikibazo ntabwo inzego zibanze zikoramo abagitifu ni urugero nyine si umuyobozi w'inzego zibanze si igitifu aramuhamagara mubaza ndetse niba nawe ashaka akazi habamo n'izindi nzego babonye ba gitifu baje convention habamo hari gukomeza ni ikibazo habamo n'izindi nzego zishinzwe amakuru ntabwo wambwira ngo umuntu yamanitse itangazo ari gutanga akazi mu ruganda hari amakuru abaremereye igihugu gikeneye hari amakuru abaremereye aya ngaya rero aya ngaya hari amakuru abaremereye agendanye n'umutekano n'ubusugire ayararemereye cyane uri urambwira ko amakuru nabyumva ko bashobora no kuba bagiye kubajyana mu bindi abahurije ahantu hamwe se akabanga ntuzi nka Kibwetere ibi biba bikomeye reka tubabwire ngo n'abantu bataramenyekana bahurije hamwe urubyiruko rwa Rwamagana Kayonza Kirehe na Nyagatare barwaka amafaranga kugira ngo barurangire akazi bamwe baza bitwaje matera n'ibikapu biteguye kugatangira bageze basanga babahamagaye n'abatekamitwe abatekamitwe ngo bamanitse ibyapa muri utwo turere mu kazi bavugaga harimo gutwara imodoka gukora kuri station za lisansi abapompiste gukora mu nganda zitandukanye n'ibindi ku muntu rero wajyaga kwiyandikisha yatangaga 13,000 by'amafaranga y'u Rwanda bakamuha inyemezabwishyu iteyeho kashe irimo tini namba izengurutswe n'amagambo yitwa Vision Care Limited Kigali Rwanda uretse aya mafaranga nyuma bagiye babaka 7,500 abandi bakabaka 8,500 ngo y'ubwishingizi ni ibintu rero byitabiriwe cyane n'urubyiruko rwiganjemo rwarangije amashuri abanza urwarangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ndetse n'abake barangije amashuri 6 yisumbuye mu turere twa Rwamagana na Kayonza kuri uyu wa gatatu uru rubyiruko rwazindukiye ku nzu y'urubyiruko iherereye mu karere ka Rwamagana izwi nka Yego Center abandi bahurira mu cyanya cyahariwe inganda kugira ngo babone n'abatanga akazi abenshi bitwaje ibikapu birimo imyenda ndetse na matora nkuko munabibona ku buryo ngo bari biteguye guhita bajya gutangira akazi ubwo bahamagaraga uwo bahaye amafaranga banabizezaga akazi ngo yababwiye ko bari bubonane saa 3 zigeze ababwira saa 4 zigeze ababwira saa 6 kugeza ubwo bahamagaraga nimero ye nticemo abakobwa babiri bakoreshwaga bandika abantu ku rusengero rwa ADPR Kayonza nabo nimero zabo zahise zivaho shaka barekera aho ngaho abajama rero n'abadamu n'abakobwa baragira ayo kwarika abantu bize amashuri abanza
tronkome na segonderi. Ikibazo rero cy'urubyiruko rudafite akazi neza kukubwira imibare bagera kuri 35% ntibari ku ishuri, ntibari ku kazi, ntibari mu mahugurwa. Urumva ni benshi bari hanze bayita idle, nta musaruro babyara kandi bagakwiye kuba bawutanga. Ni umubare munini rero buri wese utekereza ya profita, abenshi n'injiji akaza kubacuruza utwabo, akaza kubambura utwabo. Ni mpamvu rero nari nkubwiye ngo ibintu bibereye mu turere tune ntabwo wambwira ngo ni coincidence, ntihagire akarere na kamwe kavumbura. Muri Rwamagana ikintu umuyobozi yavuze ungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu n'umuyobozi w'akarere wungirije yitwa Kagabo Richard, yavuze ko amakuru yayumvise, avuga ko umuntu utanga akazi ntawe bazi ndetse ko batigeze banabonana. Nyine kubwira ibintu bibaye mu turere tune habuze akarere na kamwe gakemanga. Iki kintu ni ikibazo gishobora umugani no kwadukira n'uwaba ashaka kubajyana mu bindi bikorwa, cyangwa ashaka kubahimukira, ashaka kugira gute, ashaka kubakoresha ikintu kibi. Iki kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Nese bira bintu bya convention center nta somo byatanze ntaryo. None se hari amateka, hari isomo yigizaho abanyafurika muri rusange byabaye muri Afurika, si byo bikino, sinabyo byahoze, sinabyo bizakomeza. Ariko n'uyu muteka mutwe we ni original mu turere tune icyarimwe. Ku rusengero rwa ADPR niho bandikiraga Abanyarwanda rero nabo ikibazo kirahari. Ibi ni nka bimwe byo kuvuga ngo ni urugero. Hari ibyo nagiye numva ngo muze mwandikisha abana mu mushinga wenda ubafasha kubishyurira amashuri, yego ukagenda bakubwira ngo buzanye tarani. Umuntu niba ashaka kugufasha, umuntu niba ashaka kuguha akazi, umuntu yashaka iki arakwaka. Niba ari ruswa bimenye ko ari ruswa utanze, ariko reka kuvuga ngo nayo kwiyandikisha ku muntu ugiye kugufasha. Si umuntu araguhamagaye akongera ukongera kumuhamagara bwa kabiri atohereza andi nayo ukayohereza, nta kimenyetso cy'ambere urabona. Ikibazo gikomeye cyane. Ndimo ndareba comments ziri kuri iyi nkuru, hari uvuga ngo ni ibigaragaza ko urubyiruko rwugarijwe n'ubukene. Iki cyo nicyo ariko nanone ubukene akeneye kongeraho n'ubujiji. Ubujiji nibwo bukomeye kuko hari ugukena, hari ugutanze 2020 no gukena mu mutwe, ari nacyo kibi. Hangaha nk'uyu muntu uyu nguyu babona ufite matera, yego ni gikapu, ashobora kuba yaje nta n'itike musubiza afite cyane, kuko yaraje gukora. Iyo uje gutangira akazi n'igihe usiga unayigujije itike ukavuga uti na gaze mu nzu wayigurishije nimara gukora nzaboherereza. My friend, niba itari ibi rero bizaza mu gihe abantu badakerebuka. Ariko n'inzego nkunda kubwira abantu ni mukerebuke, yerega inzego zizamo. Zizamo we bakurangije, none se ibintu byo mu turere tune ariko bite nyine bizamo bakurangije ku byoroshye, ibintu byo mu turere tune nta kibazo we zizane. Ariko ngiye ikibazo cya mbere kiri kuri uyu. Ariko bangaba nawe tubonye ko ubumenyi bwabo ariko gutanga amafaranga wayatanga rimwe, inzoka yakurya rimwe ariko ntiyakurya kabiri, ukongeraho ibintu 8500 ngo bya siyanse. Nta cyamateka yigishije abanyamateka bacu, ntacyo rwose. Nubura ko turi gusoma iyi nkuru nona niyashira ibintu by'umweru nka 3 tudasomye n'indi uzambwire. Ntiduhereye kuri iyi y'abafite inzoka n'utunyamaswa, ntitugeze kuri iyi ngiyi y'aba kwiyandikisha. Mu minsi ishize twavugaga ngo ikitwa STT. Bure turajurefe abantu nibakerebuke, kumenya abantu baba bafite n'amafaranga barira bayafite. Ni si ibintu bigaragaza ko hari nyine abantu baba bayafite, abantu mu turere tune. Nibyo ndi gukubwira tune. None se niwibuka ibyo bya convention, ibaza ariko gitifu umuntu uzi amategeko, umuntu ukerebutse uyobora abaturage. Ibyo mubwira umuntu akava Rusizi aje muri ibi bintu bakaza ari benshi, yari special. Umuntu wavugaga ati bizabera convention center yanayishyuye. Ari special. Hanyine ndi kwibaza abantu baturutse mu turere twose baraza baza convention center. Abangaba nabo ibintu byabaye Rwamagana, ntihagira Ukenga, Kayonza, Kirehe, harya Nyagatare. Nyagatare nabo byagiye ngiye. Nuvuga ngo karere yatarutse ni Ngoma. Twikomereza. So ubwo rero uretse kudakerebuka kw'abantu, naho ubundi abiteguye kuyarya ni benshi. Ubwo birasaba ko n'inzego nk'uko babivugaga zishyiremo umuhati zigeze ikima. Umuntu wese araza ngo ndatanga uruganda rurimo Rwamagana barazizi, izishaka abakozi bangana gutyo. Ariko hari akantu kitwa tini
tini namba wakumvise kari akantu kitwa tini gashobora gufasha inzego oya tini ntabwo yafasha inzego igifasha inzego ni nimero za telefone kubera ikiza tini ntibaruye kuri icyo kigo niba ari ikigo tini ugiye mu mashini yawe wowe ntabwo wakwandika tini yawe itariyo nawe wagenda ukandika tini rwose ariko reka njye muri google ndebe iyi vision care limited niba umuntu yari kubanza gukora na search akabona ko ari ikigo cyiza search yo kugira wayibona search yo gutanga amafaranga oya ndavuga vision niba ari ikigo kiranga ibi ni ibintu baba bahimbye birangwa ariko ashobora no kuza akiyitirira company izwi wakayitirira ati niri gushaka abakozi hari undi mugabo nanone wigeze kubikora ku Kinamba kera yaragenda kodesha ahantu ka office gatoya akazu gatoya ashyiramo umukozi nabo ukajya uza ukayandikisha ugatanga 5,000 n'abakobwa beza aribo bakira abantu ukagenda umunsi wo kuza kubaza baje basanga mu office irimo abandi bantu babahindura abasazi mwebwe murashaka iki mu office yacu birarangira hari n'ibindi byigeze kubaho mu mujyi wa Kigali umuntu akajya kubwira ati ngo ngurangira akazi atari kuzana na laptop yawe uri bukoreshe bikarangira y'ubutwaye kandabyibuka za Kicukiro nakunze kubona abantu babibye ama laptop babibye iki birarangira vuba rero n'abateka mitwe nabo ntibaryama ariko nibyo niho isi tugeze iri barawushyushya ku buryo buteye ubwoba cyane ubwo rero nutitwararika ngo wirinde ibi bintu ewana nawe ejo bizakubaho utanze amafaranga ya mbere utanze ya kabiri nicyo kibazo ngende kugira ku ya kabiri umuntu umeze gutyo psychological umenya baba banamwangije yamaze kumva ko ibintu aya ni inyota y'akazi ni inyota y'akazi ntushobora kuzanamo ibintu byo kuvuga ngo urasesengura ugize amahirwe agukuye mu cyaro turakora mu ruganda urakora kuri sitasiyo ngibyo hari akanakwakana fotokopi irangamuntu yego hari n'igihe uba ureba ukabona wenda nk'umuturanyi wawe wenda kuri Noheli araza muri karitsiye akakubwira ati ndi umupompisite i Kigali hanaha ukabona araryoshye aho batari ibyo kwa runaka bagezeho mwana wabo nanjye nabigera kandi ugatekereza mu mutwe wawe kumva uri muzima nta kibazo ufite ukagira gute kugeza aho uhuye n'umuntu nk'uyu kwereka ko bitari gukora neza reka twigire kuri yayi nkuru narinzanye ya guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko iteye mu byo hejuru no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukingira ikibaba FDLR ivuga ko u Rwanda rukomeje kuyigira urwitwazo nyamara ngo ni umutwe utakibaho imvugo za Kongo kuri FDLR zikomeza guhinduka ni imwe mvuga ko nko kuri FDLR ni imwe no kuvuga ko FDLR agiye na Kongo ejo yavuze ko ngo ugiye guhashya FDLR yarabivuze ariko urumva kuyihashya n'ubundi ntibyari bikuyeho ibyo isanzwe ivuga ko FDLR ngo ni abantu erima ende turwa ukongera akavuga ati nta mbaraga bafite nta kibazo bateje u Rwanda ibyo nibyo bahora bavuga ariko u Rwanda rwo ruzi uburemere bw'uwahungabanya umutekano wayo erega ubundi FDLR narabikubwiye kuko ejo bundi igenda n'abasore abantu bavuye umuntu yaratubwiye kandi yasinze wenda cyizere cy'ibyo kuvuga biriho ariko dushaka wabibona ati nta bantu batarenga 2,000 b'abarwanyi bari active ariko ikibazo Perezida Kagame yarakivuze ntabwo ikibazo ari iyo mibare Kongo ivuga none se niba ari umutwe ushyigikiwe n'abaperezida babiri b'igihugu n'abaturage bakabaha umwanya wo gukora iyo propaganda ya ideology yabo icyo rero kiba gihungabanyishije u Rwanda u Rwanda ntabwo ikibazo rufite ari umubare w'abari abantu ahubwo ikibazo ni iyo ideology ngengabitekerezo ikomeza gukwirakwizwa ku buryo niyo 2,000 bari active bashira ariko ingengabitekerezo yaba yaragiye mu bantu yitashira uyabona afite abantu babashyigikiye kuko nakubwiye ko FDLR ikoresha ikosi isanzwe igakoresha n'ikosi ya kadete haba mu bihe by'intambara haba no mu bihe bisanzwe kandi harya uduce yari ifite twinshi baratuyambuye cyane ntabwo wayambura yose yesi uyambura hamwe yambuye hano ejo gafata hano ni ikibazo rero ku Rwanda ruhora rubigaragaza niba nakubwiye ati ikibazo cya FDLR gikemutse
n'icyama 23 gishobora kuba cyakemukiramo. ubwo twagarukaga ku byo umuvugizi wungirije wa guverinoma yanditse kuri Twitter avuga ko ibi bigaragaza ko ari imyizerere mibi ngo yabaye akamenyero mu bayobozi ba Kongo bagamije kuyobya uburari ku bibazo nyamukuru bishingiye ku kuba FDLR iri hariya ikaba idahungabanywa igakwirakwiza imvugo z'urwango ingengabitekerezo ya jenoside n'ubwicanyi muri Kongo. Mukuru arinda agaragaza ko nubwo Rutundura avuga gutyo ko nyine ayihakana, hari raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye mu binyuranye zagiye zigaragaza ko Kongo FARDC teri inkunga FDLR bakayiha intwaro bakanafatanya ku rugamba. None se ikindi ntago sinzi ko no hari n'umunyarwanda bakumva ko FDLR itabaho kuko ejo bundi barabonye ibitero bya FRN, abarwanyi benshi ba FRN bari bavuye muri FDLR, ari byo nakubwiye. Ntabwo sinzi ko hari umuntu wakana kwitabaho. Kandi abantu hano bari ikigo cya Mutobo buri munsi bakirimo abantu bavuyeyo baraza bakwiye. Nta na rimwe turatubona gifunze ngo abantu bashize barizana. Kandi abo babizana baba baciye muri Monisco kuko ntabwo wakwizana ujya muri Monisco akaba ari ikuzana. Kuba rero Kongo ivuga Kongo nayo ntabwo yakana ko FDLR itabaho, ahubwo ivuga ko imbaraga u Rwanda rugira atarizo ifite ariko u Rwanda nyirahababaye cyangwa ubabaye ni ubanduruje u Rwanda rero rwo ni rwo ruzi uburemere bw'icyo ruba ruvuga so ngibyo rero iki kibazo urumva ko batacyumva kimwe. Ku rundi ruhande bikaba na kimwe kuri M23 u Rwanda ruti bariya ni abaturage b'abanyekongo baharanira uburenganzira n'ibyabo. Kongo itariko ni u Rwanda rwaduteye niko Kiyevide urumva ni gutya. U Rwanda rutariko FDLR si ikibazo cy'imibare, si ikibazo cy'iki, ni ikibazo cy'ingengabitekerezo ikwirakwira. Ariko ngwiti aba n'abantu rere mazira. Hako ibibazo kuri M23 biba bitandukanye ntabwo abigeranye n'ibya FDLR kuko ukurikije uburyo FDLR yageze hariya n'uburyo M23 yavutsemo. Ngiye nari kuvuga ababivuga bande zombi zibivuga. Ruvuga mu Rwanda na rugo Kongo nayo yabwira u Rwanda ati FDLR ati nta kintu kirimo, u Rwanda ruticeceka turayizi. Urumva rero umugani wawe uburyo buri wese afata ikibazo cy'undi ni nko kugiba yagisuzugura avuga ati ubundi kwagira ureka kwirizaho. Ikibazo gikomeye nyine buri wese ataka aho ababara. Ikibazo ni ukuzagira aho bahuriza bakavuga bati reka twumve umusonga wa Kigali twumve uko iki kibazo cya FDLR cyakemuka. Ariko ikibazo kihaba hano mu karere ngiye kinyobera ni kimwe. Uganda imaze igihe kingana gute muri Kongo iri kurwanya ADF? Hari operasiyo yitwa Shuja. Ubusi imyaka nk'itanu ntigera. Ni myinshi. Nayo yananiwe kuyirandura. Muri ikibazo cyari ni iki? Gusa ADF yo ukavuga ati nta kibazo ni ISIS. Nayo ni ISIS. Ariko twagiye tubona kuri abyibuka nigeze kukumvisha ijambo uriya ambasaderi wa Kongo muri ONU yavuga ati twigeze kubaho umwanya baraza bayica intege ati turafatanya na Vincent Karigana waravuga ati ubu ngubu ibintu bimeze neza abasirikare bose barakorana mu kurwanya FDLR. Icyo gihe yavuga ko u Rwanda nta mpamvu yo kuba rwatera Kongo. Kandi urabyibuka na Tshisekedi kijyaho bigeze kumushimira ko afite ubushake cyangwa ukuntu yaje guhinduka nicyo cyabaye ikibazo rero kikaba kitubundi wa mugani kwirandura yarandura erega kurandura ideology. Ikibazo ni ideology nacyo cyo kuvuga naho abantu bo byarangira, ariko ikibazo ni niyo ideology. Ari nayo mpamvu nyine bikomeza gutera impungenge kuko uko izo mvugo zihabwa umwanya bazivuga. Uribuka ko hari igihe bavuze bati niba bavuga ibyo kwica abatutsi hari muri Kongo iyo ngengabitekerezo bakayikwirakwiza, hari umuyobozi n'umwe mu babishyigikiye mu babivuga turabona Kongo yajyanye mu rukiko ubutabera. Kandi abantu barabivuga hariya bwifata na video bakanabatwika bakanabarya abantu bareba. Ngira ngo n'umuryango mpuzamahanga ariko kwegeza ubivuga ni ikibazo kiriya kinakomeye cyane. Ariko nanone ahantu hari intambara nanone umwuka mubi urwango ntabwo waburira ibisobanuro. Kuko niba umuntu ejo nimwe mudutera abandi bati nimwe namwe mutubuza amahoro, urumva urwango ugenda urukuza uko intambara igenda iba ndende. Ikibazo kiri complexe
kiri complex ariko ibibazo biterwa n'abantu bikanakemurwa n'abantu ntabwo Imana iri izaza gukemura kiriya kibazo ni abantu n'ubundi uko bagiteje ni uko bazagikemura. Hanyuma tujye mu Burundi, hari umugabo ngo witwa Rini Nshimirimana, ni umuyobozi muri Minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu, ngo yasanzwe yapfuye. Byabaye ku wa mbere hafi y'umugezi wa Nyamagana muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi, nyuma y'uko ngo yashimuswe ku cyumweru gishize n'abantu bataramenyekana. Nibyatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko uyu wishwe yari umuyobozi muri Minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu, ushinzwe ishami rishinzwe gucyura impunzi. Ibi rero biba bigoye, ntabwo wamenya ni leta yamwishi ni leta itabara yamwishi naho yari afitanye ibibazo nabo bamwishi. Aha biba bigoye. Umuyobozi wo ku rwego rwa Minisiteri ari umuntu mukuru mu gihugu, uyu mukozi wese muri Minisiteri, umuntu wese ukora muri Minisiteri abakomeye. Ahubwo ikibazo yaramaze iminsi ingahe ashimuswe? Yabuze ku cyumweru, hanyuma umurambo waboneka ku wa mbere yapfuye. Abamutwaye bagiye kumwica. Ariko ngo mbere yo guhabwa akazi abantu benshi bifuzaga cyane uwo mwanya. Bamwe muri bo bemezaga ko bazabona uyu mwanya kubera ko bashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi. Abandi bakaba bari bizeye ko bazabona bitewe n'imbaraga z'abantu bari hejuru muri guverinoma. Ariko Nshimirimana niwe watoranijwe, nta gushidikanya ko ngo abo bantu ari bo baje kumwica. Ngo ni amakuru aturuka muri Minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu. Bishwe n'abantu bashaka kumusimbura. Ubundi hari umwanya udashakwa n'abantu benshi? Oya ntaho bisanzwe ibyo ngibyo kuvuga ngo waje gusimbura umuntu ukabanza kumwica. Umusimburiye muri gereza. So ariko mu Burundi ibi bintu ngira ngo sinzi, reka numve ko biterwa n'ibinyamakuru biba byabyanditse. Reka numve ko hari umuntu wo mu Burundi ujya ukunda kudufasha mu kuduha amakuru yaho. Mwiriwe neza muri aho? Allo? Murakomeye cyane mu Burundi? Allo? Ego turaho n'impore. Natwe turaho mu Rwanda. Ego. Hari inkuru twarimo dusoma yo mu Rugombo. Ego. Ahavugwa ko hari umuyobozi witwa Rini Nshimirimana wo muri Minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu ngo wasanzwe yapfuye. Aya makuru haba hari icyo mwayamenyeho? Ego n'amakuru yaciye ku rubuga rutanga amakuru kenshi abatamenyekana, urubuga rwitwa SOS Media Burundi, urubuga rusanzwe rukora amakuru kenshi na kenshi, rucukumbura, rukurikirana inkuru z'umutekano n'iza politike rimwe rimwe. Bivugwa ko uwo muyobozi ashobora kuba yasanzwe yapfuye. Usanga rimwe na rimwe imvo zitangwa zishobora kuba zihushanye, bishobora kuba byabaye kubera kenshi aba ari ibintu bitavuzwe kenshi kumesha amakuru bisanzwe bitanga amakuru cyane cyane aboneka cyane kurusha. Ego. Hanyuma twabonye ko bavuze ko ngo ashobora kuba yishwe n'abantu bifuzaga kumusimbura mu mwanya we nk'uko amakuru aturuka muri iyi Minisiteri abivuga, ariko mugenzi wanjye akambwira ati nta mwanya n'ubundi urimo abantu, umuntu utifuza kuba yagusimbura umwanya uriho abantu ariko hari n'abandi bawifuza hanze. Iyo yaba ari impamvu cyangwa hari ibindi bibazo wenda bishobora kuba byaba biri muri iyo Minisiteri cyangwa mu gihugu bishobora kuganisha ku rupfu rw'umuntu nk'uyu? Iyo mpamvu nayo iri mu zishoboka kuko hari aho usanga ari ikibanza gifite abandi bagishaka, ugasanga bamwe barashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo nimba yarababereye intambamyi akugweho. Hari naho usanga umwisha atari wahaja ariko ugasanga ubuyobozi bamwe mu basangiye umugambwe wa politike barashobora kuvuga ati uyu muntu ashobora kutubangamira mu migambi y'akazoza, kuja mu bibanza bimwe bimwe. Ibyo byose ni bimwe mu bishoboka, ariko kenshi iyo bimeze uko
haraheza hakaba amatohoza akerekana by'ukuri ababigizemo uruhara naho rimwe na rimwe usanga rimwe na rimwe amatohoza harahatakicashitseko cyangwa ngo kinamenyeshwe abahuye n'ivyo bibazo. Imikorere nk'iyo yo kwica umuntu ushaka kumusimburira asanzwe mu Burundi? Si ibintu bimenyerewe ariko ubukozi bw'ikibi kenshi usanga ari ibintu byama biba ahantu hari abantu. Ubukozi bw'ikibi hari abantu usanga bakora ubukozi bw'ikibi mu buryo butandukanye. Mu Kirundi bakunda kuvuga ati hari abantu ha muruntu runtu. Ivyo ni ibintu bishobora kuba kenshi canke gake bivanye n'ibivuzi bitera. Ya, reka tugushimira. Hari andi makuru ari mu Burundi uretse nk'iyi tuba twabonye twifuza ko watubwiraho? Ahanini ni ibibazo bisanzweho abantu bamaze kuvuga ko kenshi ibyo navyo usanga rimwe na rimwe hari ibyo usanga bijyana n'ikirere gihari. Nk'ubu ikibazo hanini dufise kirajanye n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika aho kiriko kironona abantu benshi bari barubatse hafi ya Tanganyika bariko barahunga baja kurondera ahandi batura kuko kiriko kiraduga cyane aho hari n'amabarabara mwamwe ikivuko ca Bujumbura aho poro ya Bujumbura babika ibidandazwa babivuye mu bihugu dusangiye imbibe bitakironka aho bishikira. Ico ni kimwe mu bibazo no munsi bikomeye cyane aho Bujumbura. Ego ya urakoze cyane, reka tugushimire Obed. Ego murakoze cyane. Ngira ngo ni ibyo birimo biragarukwaho mu Burundi. Gusa no muri ministeri gupfa nyine kiba ari ikibazo ariko numva kuvuga ngo ni abantu bashaka akazi nabyo birashoboka ariko tuzi tuba dushaka tuba ari twinshi. Keretse wenda tuba dufite detaye muri ishyaka n'uwe mu buhe bwoko uko ibyo birakonta cyane. Use ntitwasoza? Yes, twasoza. Soze tubwira abantu ko Afrika y'Epfo yahakanye amakuru y'ifatwa ry'abasirikare bayo. Afrika y'Epfo yahakanye ivuga ko ikinyamakuru cyabyanditse atari ubwa mbere kibyanditse ngo kiba gishaka kubasebya. Kandi nakubwiye ko amakuru y'igihugu buriya niyo wakwizera kurusha ibindi cyane. Andi makuru yiri wese buriya ubonye twagarukaga ejo kuri tariki ya mbere yo kubeshya Uganda niho bazanye igihuha cyari kirenze ibindi. Ngo umukobwa wa Museveni muri banki nkuru y'igihugu. Twarabona babyemeye. Bamwe barabyemeye. Bati urugo rurimo perezida, rurimo umugaba w'ingabo mukuru, rurimo minisitiri, mama wabo, rurimo umuyobozi wa banki nkuru. Bamwe bati ku kigego hashyira umuntu nkuriya, bahise batangira kubyanariza. Ubundi ariko ku kigega ntabwo washyira umuntu wahanze. Ntibibaho. Ni nako bimeze se muri Uganda harimo umuntu w'imbere? Oya yarapfuye, ubu ngubu nta muyobozi ifite. Muri Uganda ikindi kiriwe kivuga abonye ko urukiko rw'ikirenga bari baruregeye bashaka kurira itegeko barikuraho. Rurabishimangira ravuga ati itegeko ryujuje ibisabwa kugira ngo ribe itegeko muri Uganda. Mushiti wawe Sonko nawe yagizwe premier ministre nyuma yo kurahira. Samugira premier ministre. Ni igihugu kigiye kuyoborwa kijama. Hako byari kuba byiza mujyana mu nteko akamugira perezida. Itegeko muri Uganda twavuga ni itegeko ry'abatinganyi. Hariya cyane ari hafi ye, ngira ngo ibi bintu wenda ejo tuzabigarukaho bya Sonko na Basiru kuba yamushyize hari iruhande rwe. Bamwe bati hari igihe twagiye tubona abantu benshi baragiye bahana ni ibintu bimwe bagera muri position z'ubutegetsi umwe ntiyishimira umwanya ashobora kuba yarahawe na mugenzi we cyane ko ari kuri popularité. Sonko ari hejuru, ari muri matière politique. Sonko yagiye agera mu myanya ya politike mugenzi we atabayemo none no kumwiyegereza nawe ugiye kukiyobora. Ibindi tuzabigarukaho. Hari umugabo witwa Gaston Munyabugingo tujye dukunda gutumira, ametiriza cyane politike zo muri Afrika, noneho cyane mu burengerazuba bwa Afrika. Ejo tuzagirana nawe ikiganiro yabitwemereye, hanyuma tubigarukeho. Ubwo abantu bazaze bumve rwose kuri Sonko na Basiru. N'abafite ibibazo byo kuba wenda abafaransa baba bafite akaboko mu biriya byabereye muri Senegal, guhunga kwa Macky Sall bikomeje kuvugwa, nabyo tuzabigarukaho. Yahunga kwere. Bivuga ko azigira muri Maroc, na makuru yatangiye no kuvugwa mbere yuko n'amatora aba.
akavuga ati wenda ushobora kubabona bano bajene bagiye kugira imbaraga, akavuga ati wenda ibyo nabakoreye, bamwe bakavuga ko yagendaga bagerekaho ibyaha bya politike, ati wenda babona banyituye reka mbabise. nibwo yabateje ikibazo ko Ropaniye vashe mugarura. Yes, kibuka giye mugarura ariko yabagize yaba asize umurage mu ntabwo byaba ari sawa kandi nubwo yabateje n'ikibazo. Aba nabo nyine bikabasaba kwitwararika kuko yaguhita bagira ahubwo bikabasaba kwitwararika kuri perezida, kubera ko niba yari yarabafunze babyita ibyaha bya politike, nabo bashobora kugera ku butegetsi bagatangira gutegura kumwimura. Ya politike se yo kwihimura muri Afurika se nizimenyerewe. Muri Afurika politike yo kwihimura yafite ikibazo. Ubusa Makisari ahunze nibwo yabateje ikibazo. Voilà. Nabariya nabo yabateje ikibazo bwabo nta n'umurage yabansize. Buri myaka igihugu mpande za 2 zikarangira ukayirangiza uhita. Ariko nabonye baragiye kumusura nyuma y'amatora. Barabonanye bose ko ari batatu. Agiye kumusura ntekereza ko bashobora kuba nabyo barabiganiriye, kuko amakuru aba ari kuri iyi mihanda ntabwo ari ko nabo baba batayabona. Kuko barabiganiriye bati musaza aho muri Maroc ugiye kujya, kubera ko ngo afitanye n'intuza n'ubushuti n'abantu bakomakomeye mu nzego za Maroc. Voilà. Reka dusoreza ngaha dushimira abantu. Mwakoze cyane abadukurikiye, wakoze cyane Bwana Rashidi. Nawe Castio wakoze cyane. Bye. Binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Seho hano umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. No Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo. Nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.